الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيت رسول الله وعلى صحابته الكرام وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار ومن الضلالة. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala waturemye kandi akaturemera n'amafunguro, ntadutererane akatwoherereza intumwa n'abahanuzi kugira ngo zize zitwigishe zinatwereke inzira nyayo izatugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala by'ukuri. Bityo uzumvira izo ntumwa azajya mu ijuru, n'uzazisuzugura akazigomekaho agakora ibinyuranye n'ibyo zamubwiye ndetse n'ibyo zamwigishije azajya mu rutazima. Imana nyagasani uturinde. Amahoro n'imigisha bigwire kandi bisakare ku mukunzi w'Imana, intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, we n'izindi ntumwa zose ndetse n'abahanuzi, abiwe mu rugo n'abasangirangendo be, abamukurikiye bose, natwe turimo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo, tukazaba kuri iyi si Allah atwishimiye, turi abagaragu beza ba Allah subhanahu wa ta'ala. Amagambo meza n'amagambo y'Imana ndetse n'umurongo mwiza n'umurongo twasigiwe n'intumwa yacu Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, ari wo murongo w'Islam. Ibintu bibi n'ibihimbano, kubera ko ibihimbano birayobya kandi buri buyobe bwose buganisha mu rutazima. Imana nyagasani iturinde umuriro utazima kandi iturinde kuyoba, kubera ko iyo uyobye ntabwo ugera aho washaka kujya, uraguma ukarindagira ugahuzagurika bikarangira utageze aho wajyaga. Inyigisho zacu z'uyu munsi ntabwo turi bugaruke ku mateka yaranze ndetse n'ibigwi byaranze abasahaba b'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Nifuje ko twafata akaruhuko gato na kapoze gato, noneho tukazakomeza amateka ndetse n'ibigwi byaranze abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mu nyigisho zacu z'ubutaha. Allah subhanahu wa ta'ala naba akiturinze akatugezayo. Gusa uyu munsi nanone nifuje ko tuganira ku zindi nyigisho twifashishije zimwe muri aya za Quran ndetse no zimwe muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Izo nyigisho turamutse tuzizingatiye tukazishyira mu bikorwa, nazo zatugirira akamaro, kubera ko Imana itubwira yuko urwibutso rugirira abemeramana akamaro. Izo nyigisho ziragira ziti gukundana kubera Imana. Byamaze kugaragara yuko urukundo rwose rubayeho rudashingiye mu kunezeza Imana no kuyishimisha, abantu bakarukora bafite izindi nyungu bagamije z'isi, rurangira nabi, rurangira bari kwicuza ndetse bari no kurira amarira menshi, kubera ko urukundo rudashingiye ku gushimisha Imana ndetse n'intumwa yayo, navuga ko ari urukundo rubi. Rero nari nifuje ko gato cyane izi nyigisho tuzigarukaho, wenda zadufasha mu buzima bwacu
bwa hano kuri ino si kandi zikazatugirira n'akamaro ku munsi w'imperuka. Qala Allahu ta'ala, Imana iratubwira muri Qur'ani ntagatifu fi surati az-Zukhruf, muri surati az-Zukhruf, ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, banje kwikinga ku Mana ngo indinde shitani wavumwe. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun ila al-muttaqin. Allah aratubwira muri ayati, inshuti kuri uwo munsi zizaba abanzi keretse gusa abantu bakundanye kubera Imana. Bishatse kuvuga ko ubushuti bwose aho buva bukagera, n'urukundo urwo ari rwo rwose aho ruva rukagera, ariko rudashingiye ku gushimisha Imana no kuyinezeza, rwose ruzahinduka urwango rukomeye kandi ruzahinduka amarira ndetse n'agahinda ku munsi w'imperuka no kwicuza gukomeye cyane. Bityo rero urukundo nk'uru nguru rudashingiye ku kunezeza Allah subhanahu wa ta'ala ruzahinduka amarira, ruzahinduka imiborogo, ruzahinduka kwicuza ndetse no kwigaya. Turwirinde bavandimwe b'Isilamu. Iyi aya nanone irongera igashimangirwa n'indi aya iboneka muri surati Al-Ankabut, aya ya 25, aho Allah atubwira amagambo Aburahamu yabwiye abantu be agira ati, mu by'ukuri mwahaye urukundo magara ibigirwamana muri ubuzima bwa hano kuri ino si mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, ariko ku munsi w'imperuka bazabahakana abo mwasenze mu cyimbo cy'Imana, abo mwumviye mu cyimbo cy'Imana bazabahakana ndetse namwe mubahakane, kandi bazabavuma namwe mubavumwe. Buri umwe muri mwe azagenda avuma undi. Ati kandi icyicaro cyanyu ni umuriro utazima, nta n'umurokozi cyangwa se umurengezi uzigera barengera ngo abarengere kujya muri uwo muriro utazima. Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala iwutirinde. Izi aya zose uko ari ebyiri bavandimwe b'Isilamu ndetse n'izindi tutavuzemo ahangaha, zose ziragaragaza yuko urukundo urwo ari rwo rwose rubayeho atari ukubera Imana, rwose ruba ari urukundo rubi kandi ingaruka zarwo ntabwo ziba ari nziza, kuko birangira bikugizeho ingaruka mbi, bikarangira uri kwicuza, bikarangira uri mu marira menshi, bikarangira uganya wibaza impamvu warukoze. Ibyo ntibikubaho ukiri hano kuri ino si, bitakuyeho ibiteganijwe kuzakubaho ku munsi w'imperuka. Imana nyagasani itugirire impuhwe. Aha rero biratuma dufata zimwe mu ngero zitandukanye zagiye zibaho mu mateka, zagiye zigaragaza urukundo rubi n'abagiye barukora ndetse n'ingaruka byagiye bibageraho. Urugero twafata nk'inkuru iri muri Qur'ani izwi muri surati Yusufu, inkuru y'umutegarugori bitaga Zulaykha. Uyu yari umugore ukomeye cyane mu gihugu cya Misiri, yari umugore ufite agaciro, yari umugore wari wubashywe kubera ko yari umugore w'umuyobozi ukomeye cyane mu bayobozi bayoboraga Misiri icyo gihe. Rero yaje gukunda urukundo rubi nk'uru turi kuvuga, urukundo rudashingiye ku kubahisha Imana no gushimisha Imana. Yifuza kuryamana no kugirirana relationship n'umwana yareraga w'umuhungu.
bitaga Yusufu. Uyu Yusufu yari intumwa y'Imana nk'uko tubizi mu mateka, azwi ku izina rya Yosefu muri Bibiliya. Rero uyu Zulaikha yifuje yuko yagirana nawe umubano udasanzwe, ndetse yifuza ko banaryamana, ariko Yusufu aramuhakanira, aramwangira. Ibi rero byaje kumutera ingaruka zikomeye cyane, byaba ari kuri Yusufu ndetse byaba no kuri Zulaikha, bose byaje kubatera ingaruka zikomeye cyane. Ku ruhare rwa Yusufu we yisanze muri gereza bamufunze, kubera ko kugira ngo bagerageze guhisha icyo gisebo cy'uko Zulaikha nk'umugore wari wubahitse, nk'umugore wari ufite agaciro, nk'umugore wari umugore w'umuyobozi wari ukomeye mu bayobozi bayoboraga Misiri icyo gihe, kugira ngo bagerageze guhisha icyo gisebo, bahise bahimba ikinyoma cy'uko Yusufu yashatse kumufata ku ngufu. Babishyiramo imbaraga zikomeye, babishyiramo imbaraga nyinshi cyane, birafata. Yusufu birangira bamujyanye muri gereza bamufunga, ariko nyamara yari ari kuzira akarengane, nta ruhare yari abifitemo, ariko ntabwo byabuze kumugiraho ingaruka zo kujya muri gereza. Ariko we nk'uko Qur'ani ibitubwira, we kuri we aho kugira ngo akore iki cyaha, yabonaga ko kujya muri gereza ari byo byiza kuri we, nibyo byari bimunejeje. Kuri we yari abonye nk'ubuhungiro bwo kubona aho ahungira uyu mugore wari waramubujije amahoro, wari waramubujije amahwemo, amusaba ko baryamana. Zulaikha rero nawe byaje kumugiraho ingaruka zikomeye, kubera ko byamwambuye agaciro imbere y'abandi bagore b'abanyacyubahiro bari bahari icyo gihe, ndetse bimwambura n'agaciro imbere y'umugabo we, arahasebera, bimwambura agaciro mu bantu bose muri rusange, ndetse n'umugabo we ntibyamusize, nawe byamutesheje agaciro imbere y'abandi bagabo ndetse n'imbere y'abandi bayobozi bayoboranaga. Kumva ko umugore we yifuza kugirana umubano udasanzwe n'umwana yareraga. Icyo gihe Yusufu yarererwaga muri urwo rugo rwa Potifari. Rero ingaruka Zulaikha nawe ntabwo zigeze zimusiga, ndetse amateka atubwira yuko byaje gukomeza, urukundo Zulaikha aracanganyukirwa, ahinduka nk'umusazi, nawe yagezweho n'ingaruka zitari nkeya. Ibi rero byose biratugaragariza yuko urukundo rudashingiye ku Mana, kubaha Imana, rushingiye ku isi, rushingiye ku nyungu z'isi no gukora ibyaha, rwose bavandimwe b'Isilamu rurangira ruzana ingaruka mbi cyane. Indi nkuru nanone twakuramo andi masomo ajyanye n'urukundo rubi, urukundo rugamije kugomera Imana, rutagamije gushimisha Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Ni inkuru y'umugabo bita Qais bin al-Mulawah, nawe arazwi cyane mu mateka. Abanyamateka bakurikira ibijyanye n'imico y'Abarabu iyi nkuru barayizi cyane. Uyu mugabo rero yamenyekanye ku izina rya Majnun Layla, bamwitiraga Majnun Layla kubera ko urukundo rwe yari yarihebeye umukobwa bita Layla, aramwihebera cyane kugeza n'aho abaye umusazi. Ndetse amateka yo atubwira yuko yanaguye ku gasi apfa ari umusazi. Mbese mu by'ukuri urukundo rwamwangirije ubuzima, rumusenyera ubuzima kugeza aho apfuye, akagwa ku gasi ari umusazi, bakaza kumutoragura ku gasi yarapfuye. Niko amateka bitubwira. Amateka rero atubwira yuko uyu Qais bin al-Mulawah cyangwa se Majnun Layla,
ubundi yari afitanye isano rikomeye cyane na Layla, kubera ko bari abavandimwe bo kwa se wabo. Umwe yari mushiki w'undi kwa se wabo, undi akaba umusaza w'undi kwa se wabo. Ibi rero byatumye bakurana, ndetse urumva wenda no gusabana byari bifite imbaraga. Ariko ikirenzeho nuko bajyanaga no kuragira intama z'iwabo. Ibi rero byaje kubakururira urukundo, umwe yikanga, buri umwe wese yikanga yakunze undi, kandi urukundo rwinshi. Ariko nk'uko twabivuze nyine, urukundo nk'uru nguru ntabwo rugira ingaruka nziza, ntabwo rwigeze ruramba, kubera ko Layla amaze gukura, amaze kuba umukobwa w'inkumi, ku buryo ageze mu gihe cyo kurongorwa, ise yamubujije kongera gusohoka uko yiboneye, ndetse anamubuza kongera gusubira kuragira. Ibi rero byaje kugira ingaruka kuri Qais bin al-Mulawah, uyu ari we bita Majnun Layla, kubera ko ntiyongeye kubona umukunzi we yakundaga, kandi yari yarihebeye mu kuri, kugeza n'ubwo bamuhimbye izina yuko ari umusazi wa Layla. Igihe cyarageze rero, Qais bin al-Mulawah afata umwanzuro wo kujya gusaba Layla ngo amugire umugore, ndetse yemera no gutanga inkwano nyinshi cyane zitagira ingano kugira ngo gusa abone Layla, kubera ko yumvaga nta buzima bundi Layla adahari. Ikibabaje ni uko inkwano ze barazanze, ndetse n'umugore baramumwima, kubera ko mu mico y'Abarabu byari ikizira kuba washyingira umuntu umukobwa wawe yaramwihebeye cyane, ndetse akagera n'aho amushyira mu bisigo ndetse no mu ndirimbo ze. Cyari ikizira, babifataga nk'igisebo gikomeye. Ibi rero byaje gutuma Qais bin al-Mulawah abura umugore. Byaje kurangira Layla ashyingiwe undi mugabo wundi waje kumusaba, ndetse atanga n'inkwano nkeya cyane ugereranije izo Qais bin al-Mulawah yari yatanze. Ibi byose byari ingaruka nyine z'urukundo rubi, rwa rundi rudashingiye ku gushimisha Imana, rwa rundi rutabayeho kubera Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Mu bintu bitangaje rero Qais bin al-Mulawah yabaye umusazi rwose, arasara neza burundu, wa musazi weruye, ku buryo yari atacyoga, yari atacyambara imyenda y'abantu bazima, yari atagisokoza umusatsi wari warikaraze kubera urukundo rwa Layla. Abantu bose bari bamaze kumumenya, ku buryo uwamunyuragaho wese ntabwo bari bakivuga izina rye, ahubwo bavugaga Majnun Layla, uwihebeye Layla. Mu bitangaje rero, ngo igihe kimwe se yaramwitegereje, areba uburyo ahangayitse, areba uburyo abayeho nabi, areba uburyo ubuzima bwe bwagiye mu kaga kubera urukundo rwa Layla, areba uburyo atacyoga, areba uburyo asa nabi, areba uburyo imisatsi y'isa, areba uburyo yambaye. Umubyeyi biramubabaza, agira agahinda, aramubwira ati, mwana wanjye, ndabona uru rukundo rwose rugiye kukwica nabi. Ndifuza ko twajya kuri Al-Kaaba, noneho ugasaba Imana ikakorohereza uru rukundo rukujengereje, urukundo rugiye kukwica nabi, urukundo rwakubujije kurya, urukundo rwakubujije gukaraba, urukundo rwakubujije kwiyitaho. Imana rwose ikarukurinda, ikakorohereza rukakuvamo. Aramwemerera, baragenda. Bageze kuri Al-Kaaba, aramubwira ati, fata kuri Al-Kaaba, nurangiza usaba Imana ko yakorohereza uru rukundo rwose rurangira. Arangije afata kuri Al-Kaaba, abwira Imana ati, Mana, ndagusaba ko urukundo nkunda Layla urwongere rube rwinshi cyane, ntuzigere urugabanya, kandi uzamfashe sinzigere mwibagirwa.
ibi byatangaje se cyane kandi biranamubabaza. Hanyuma mu ibindi twamuvugaho Majnun Layla, nanone igihe kimwe yaricaye aratekereza, arangije avuga amagambo akurikira agira ati saghirayni nara al-bahma ya laytana al-ana lam nakburu wa lam takburu al-bahma. Yaricaye ngo yibuka kera bakiri bato we na Layla baragira utwana tw'intama. Hanyuma arangije avuga ati ndibuka kera tukiri bato njye na Layla turagira utwana tw'intama, yakabaye na n'ubu tutarakura ndetse n'utwo twana tw'intama tukaba tutarakura. Mbese yifuzaga gusubira mu bihe byarangiye, kandi murabizi yuko iyo igihe cyarangiye ntabwo kijya gisubira inyuma. Ibi byose byari biri mu ngaruka z'urukundo rubi, urukundo rudashoboka, urukundo rudashingiye ku Mana. Rwose rutera ingaruka nyinshi cyane, rugira ibibazo, rurangira ari amarira, rurangira ari ukwicuza, rurangira ari ukuvuga ati ye baba iyo nza kubimenya. Rwose urukundo nk'uru nguru turwirinde. Nukunda ujye ugerageza ukunde kubera Imana, nunanga kandi ujye ugerageza wange kubera Imana. Indi nkuru nanone twasa nk'abagarukaho gatoya cyane, tuyitangaho nk'urugero, ariko nayo mu by'ukuri hari iki twigisha, kubera ko turayikuramo amasomo. Bamwe bavuga ko iyi nkuru yabayeho bakabyemeza, abandi bakavuga ko ishobora kuba itarabayeho, ari abantu bagiye bayihimba kugira ngo bigishe abantu. Ala kulli hal, twebwe icyo tureba ni uko wenda hari amasomo ishobora kudusigira. Ni inkuru y'umunyarwandakazi bita Mukamusoni, nawe bavuga ko yakunze urukundo nk'uru nguru, ndetse banavuga ko ngo yategereje umugabo we yakundaga, cyangwa se umusore yakundaga, imyaka yamutegereje amajoro 18,000. Abazi imibare bavuga ko ari mu myaka hafi 50 cyangwa se 40. Allahu a'lam. Ndetse uyu nawe byamugizeho ingaruka, kubera ko nyine mu buzima bwe byatumye adashaka umugabo, kubera ko yategereje uwo yakundaga mpaka arinda asaza, birangira adashatse. Ibi byose rero ni ingaruka, zishobora kuba iyo habayeho inkundo nk'izi ngizi zidashingiye ku Mana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Icyo twasorezaho dusoza izingisho zacu ni hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iri mu gitabo cya Bukhari na Muslim, itubwira abantu 7 bazaba bari mu gicucu cy'Imana ku munsi w'imperuka. Umunsi nta kindi gicucu kizaba gihari uretse igicucu cy'intebe y'Imana Nyagasani Subhanahu wa Ta'ala. Umunsi abantu bazaba bafite ibibazo bikomeye cyane, izuba ryamanutse ryatwegereye riri kutwotsa, nta kindi gicucu kizaba gihari uretse iki gicucu gusa. Umuntu wa mbere ni Imam Adil, ni umuyobozi ukoresha ubutabera, agakora ubutabera mu bo ayobora cyangwa se mu bashinzwe kuyobora. Undi muntu ni umuntu wakuriye mu kugaragira Imana no gusenga Imana. Ubwo urumva nyine haba harimo no kwirinda n'inkundo nk'izo ngizo twahoze tuvuga, zishingiye ku isi, zidashingiye ku Mana ndetse n'intumwa yayo. Undi muntu ni umuntu umutima we uhora utekereza mu musigiti, igihe cyose akumva aratekereza mu musigiti, cyangwa se akumva ahora yifuza kuba yaba ari mu musigiti. Undi muntu wa gatatu. Undi muntu ari na ryo shingiro ry'inyigisho zacu z'uyu munsi,
ni abantu babiri bakundanye kubera Imana, bagahuzwa nayo ndetse bajya no gutandukana bagatandukana kubera yo. Aba nabo bazaba bari mu gicucu cy'Imana ku munsi w'imperuka. Ba bandi batakundanye kubera isi, batakundanye kubera izindi nyungu izo arizo zose, ahubwo abandi bakundanye kubera Imana. Uzabe Allah ko yadushyira muri abo ngabo inshallah. Undi muntu ni umuntu wahamagawe n'umugore w'umunyacyubahiro, umunyamafaranga, w'umunyamitungo, akamuhamagara ngo bakore icyaha cy'ubusambanyi, yarangiza akamubwira ati njyewe ndatinya Imana. Umugore ni umunyacyubahiro, afite ubwiza buhebuje, ariko yamuhamagara ati ngwino dusambane cyangwa se ngwino dukore icyaha cy'ubusambanyi, akamubwira ati njyewe icyo cyaha rwose ntabwo nagitinyuka, ntabwo nagikora, ntinya Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala. Uyu nawe azaba ari mu gicucu cy'Imana ku munsi w'imperuka, umunsi nta gicucu kizaba gihari uretse igicucu cy'Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala. Undi muntu ni umuntu watanze isadaka akayitanga ayihishe, kugeza ubwo ukuboko kwe kw'ibumoso kutamenya icyo ukw'iburyo kwatanze. Mbese ahangaha bishatse kuvuga ko isadaka ye ayitanga kubera Imana, ntabwo ayitanga kugira ngo abantu bamurebe, ni nayo mpamvu ayihishamo kugeza kuri urwo rwego. Undi muntu ari nawe wa nyuma iyi hadithi ivuga uzaba uri mu gicucu cy'Imana ku munsi w'imperuka, bavugamo umuntu wibutse Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala yiherereye, nta wundi muntu uri kumureba, ari wenyine, hanyuma amaso ye akazana amarira cyangwa se akarira. Bityo bavandimwe Isilamu, reka dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko izi nyigisho yazigira inyigisho z'akamaro, zikatugira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, zikaba impamvu y'uko twahinduka, twakunda tugakunda kubera Imana, kandi twakanga tukabanga kubera Imana. Ibyo ni byo bizadufasha muri ubuzima bwacu bwa hano kuri ino si, kandi bikazatugira n'akamaro ku munsi w'imperuka. Yawma la yanfa'u fihi malun wala banun, umunsi imitungo nta kamaro izaba ifite, ndetse n'imiryango nta kamaro izaba ifite. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.